ndabasuhuje cyane muri episode ya 10 durukana ubwo bari bamaze kwivugana wa mwana w'umukobwa witwa Uwiragiye. None se byakomeje bite? Samu akomeza agira ati, wa mugome Yesu afata cya cyuma arakinyereka maze arambwira ati, humeka umwuka wa nyuma kuko nta wundi munsi usigaje imbere yawe. Naramubwiye nti, buretse gato cyane mbanze ngusaba akantu gato kandi koroshye kandi mbabarira ntumpakanire. Yarambwiye ati, fumvura vuba. Naramubwiye nti, ndakwinginze ntiza telefone yawe akanya gato cyane. Ugaho yambariye umuntu mwiza nuko arambwira ati, akira ubwo wenda urashaka gusezera abiwanyu. Ndetse nshyiramo nimero yawe neza kuko numvaga ko ariwe muntu wenyine byambabaza kugenda ntamusezeye. Kubw'amahirwe yaciyemo ndetse arayifata. Hello, ubu neza mukobwa mwiza. Yumvise ijwi arizi. Ati, Samuel, ni wowe koko? Imana ishimwe n'ukuri. Sinari nzi ko nzongera kukumva. Nari narihebye cyane. Ubw'agahinda karushijeho kumfata. Ntuwineze inshuti yanjye, hari icyo nshaka kukubwira. Yesu ambwira ati, nguteze yombi Samu. Naramubwiye ntuwineza, ndagukunda. Rwose uzihanganira ubuzima uzacamo bwose. Gusa uzagerageze kwita ku mubiri wawe kuko niwo waduhuje. Kukwibagirwa kuri jye mbifata nk'ikizira. Uzagira ibihe byiza. Aheza buriya ni mu ijuru. Nahise mukupa kuko yari ari kurira. Ibyo navugaga byose wa mugabo yari yabyumvise. Uwo mugabo Yesu anshikuza ya telefone kuko nari ndi kwitaho amarira. Yesu arebamo nimero nari maze guhamagara maze nawe arazihamagara. Uwineza yaramwitabye nuko uwo mugabo abwira Uwineza ngo uyu mushenzi yashakaga kugusezera kuko ngiye kumwereza ikuzimu. Uwineza n'amarira menshi yaramubwiye ati, nimumbabarire basi niba hari ikibi yakoze mubarige munyice. Wa mugabo nyiri cya gipangu twarimo yisaza nuko aravuga ati, ariko se sha bite byawe? Ubu nari nzi ko warangije ndetse nari mpamagaye wa mukire ko azana amafaranga, none reba ibyo urimo. Wa mugome niba yari yibutse no gukupa telefone sinakubeshya. Yabwiye uwo mugabo ati, bose reka turye amafaranga y'uyu mukobwa. Nubwo yaba make nta kibazo. Uwo mugabo ati, twayarya dute? Wa mugome ati, buretse gato ndaje nkwereke. Naho aho Uwineza yarari Yesu yicara ku gitanda yitangirira itama. Papa we yinjiye mu cyumba cy'uwo mukobwa asanga Uwineza yihebye nuko aramubwira ati, furayi yanjye wabaye iki? Uwineza ati, dadi, umuhungu nkunda agiye kwicwa. Ise Yesu yicara ku gitanda ati, mwana wa, humura ntacyaba. None se uwo musore arazira iki? Uwineza aramubwiye ati, ntabwo mbizi papa. Papa Uwineza ati, ngayihangane hari aho ngiye ariko ndaje ngufasha. Umusaza yavuye aho ahita ajya mu modoka avaho. Na Uwineza asigara yihebye. Telefone ye Yesu isona, arebye asanga ni nimero Samu yari yakoresheje. Yarayitabye maze wa mugabo aramubwira ati, nta byinshi mvuga, niba ushaka gukiza uyu muhungu zana 300 vuba. Uwineza ati, basi ndayatanga ariko mumurekure. None se mbasange he? Uwo mugabo ati, dusanga aho bita ku Mukoni hafi y'ishyamba rya kaminuza. Ubwo Uwineza
yahise afata imodoka ya mama we agiye kureba abo bantu ndetse agenda abayoboza. Sam akomeza agira ati aho nandi wa mugabo yafashe icyuma atangira kunkebagura gato gato, akajya akeba ugutwi agakoraho gato, akongera agakeba ku itama, afata n'intoki zanjye akajya azishyira hasi akazihonyora nk'uhonyora igisembo. Mbese yarishimishije uko ashoboye, yakomeje kunshinyagurira, maze hashize akanya gato mbona haje undi mugabo. Ubwo bari babaye batatu. Yaraje ankora ku mutwe nuko ati ndabona nta kibazo rwose ndabishyura. Mu gihe bari kunonosora ibiciro byabo, Uwineza yaje guhamagara wa mugabo, nuko uwo mugabo abaza Uwineza niba yahageze, maze Uwineza amubwira ko yahageze. Nuko uwo mugabo aramubwira ngo araje amurebe. Yahise asiga aba bagabo maze ajya kureba Uwineza ku muhanda. Ahageze yasanze Uwineza we yahageze kare. Uwo mugabo abwira Uwineza ati amafaranga imbere. Uwineza yahise amuhereza ibambari ry'inoti, nuko abaza uwo mugabo ati ari hese. Uwo mugabo yamusabye kwitondesha ibintu, yungamo ati ngwino tugende. Uwo mugabo yagiye imbere maze bateye intambwe nk'eshatu. Uwo mugabo abwira uwo mukobwa ati rero witonde kandi wirinde kubumbura umunwa wawe, urumva? Uwineza yaramubwiye ati ndabyumva rwose. Yagize aho narindi maze mukoraho kuko nari namenye ko ari we, maze disi ahita aturika ararira. Wa mugabo wari umaze akanya gataje yarebye muri taburo ya telefone ye, maze kuko atabonaga bituma Uwineza abona isura ye, maze Uwineza ati papa. None se uyu muntu ushinyagurira Samu cyangwa se wifuza kugura uyu mutwe uyu musore witwa Samu yaba ari papa wa Uwineza? Basi se Uwineza ari buze kubona uko akiza umukunzi we? Nkundira nsoreze episode ya 11 ahangaha, maze ngusaba kuzabana nanjye muri episode ya 12. Ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wanyandikira kuri WhatsApp iri kugaragara muri video, kugira ngo turusheho kuryoherwa ndetse no kutazacikwa n'ibice bizakurikiriye. Urasabwe gukanda subscribe no gukanda ku kabuto kari iburyo munsi ya video. Urahabona ijambo riri mu ibara ry'umutuku ryanditseho subscribe, hanyuma ukandeho ndetse ukande no ku ngengere. Ntabwo nasoza ntashimiye wowe wayikoze. None se wowe utarayikora utegereje iki? Njye twari turi kumwe, nitwa Samu. Uwiteka abarinde.